twongeye kubasuhuza, twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Sky TV show iba yabateguriye muri Sky show, aho tugiye kugaruka muri updates zigenda zivugwa hirya no hino, ariko aho tugiye kugaruka ku nkuru ziri kuvugwa cyane cyane muri Kongo, cyangwa se iziri guturuka muri Kongo nyuma y'uko M23 ifashe umujyi wa Kavumu. Rero ni updates ziri kuvugwa hirya no hino, ariko ngewe Sky mbanje hano kugira ngo byibuze munyuriremo nawe umenye se bimeze bite, byifashe gute. Se rero natinze nuko inkuru iri kuvugwa yuko umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki wo bita Kanyuka yatangaje ko abarwanyi babo bafashe umujyi wa Kavumu. Ni ikibuga cy'indege cyaho giherereye mu birometero 30 uvuye mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho uyu munsi cyangwa se byaje kumenyekana yuko haje kuba hafatwa umujyi cyangwa se umujyi ujya gusatira Bukavu witwa Kavumu, aho rero uyu mujyi wafashwe na M23, aho bivugwa yuko ingabo z'u Burundi zari zirimo zirafasha leta ya Kongo cyangwa se abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage baje kuba batangaza yuko bo bahise bakuramo akarenge kabo, ndetse bikaba ari ibintu navuga ngo birimo birashyamiranya cyane cyane, ndetse biri kugenda bifata indi ntera, aho umutwe wa M23 urimo uraganza cyane ingabo za leta ndetse n'abafasha ingabo za leta ya Kongo. Rero kuno munsi nibwo haje kuba hatangazwa cyangwa se hagaragara amakuru yerekana uburyo urugamba rwari ruhagaze cyangwa se uburyo rwari rwifashe hagati y'izi ngabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo za M23 z'umutwe navuga ngo witwaje intwaro. Rero kuno munsi nibwo haje kuba hamenyekana amakuru avuga yuko izi ngabo zaje kuba zafata umujyi, ndetse ubu ngubu zirimo zirawukontorora, akaba ari umujyi wa Kavumu, umujyi ujya kwegera Bukavu. Rero hari kwibazwa se nyuma yo gufata uno mujyi biri buze kuba byakimuka cyangwa se bikaba biri buze kuba byatera kuba hafatwa. Rero ubwo hari kwibazwa se ubundi nyuma y'uko bafashe uriya mujyi cyangwa se mu gihe M23 yabifashe uriya mujyi, ese na Goma nayo mu minsi mikeya nayo turajya kumva twumvira afashwe. Rero ni ibintu biri kwibazwa cyane cyane yuko ubu ngubu tuvugana ari kuvuga ngo umujyi urimo urakontororwa na M23, akaba ari umujyi wa Kavumu. Rero another update ni update twavuga kuri Bruce Melody, aho tugiye kugaruka muri showbiz. Ni inkuru iri kuvuga ngo abari mu Bruce Melody na Diamond Platnumz n'uwo bita Bien, akaba ari umuhanzi w'umunyakenya wahoze muri Sauti Sol mu itsinda cyangwa se rya Sauti Sol, bahataniye igihembo cy'umuhanzi w'umwaka muri East Africa. Rero akaba ari inkuru navuga ngo ni inkuru nziza cyane, kubera ko kumva yuko hari umunyarwanda byuza uri muri nomine zo kuba yajya kuba yahatana n'aba bahanzi navuga ngo bakuze cyane mu bintu bijyanye n'umuziki cyangwa se banamurusha n'izina, ariko akaba yaratonyejwe. Ni ikintu kigaragaza yuko byibuza umuziki nyarwanda hari intera uri kujyamo cyangwa se hari intera zaba zirimo ziraterwa cyane cyane muri industry y'umuziki nyarwanda. Another update ni update ziri kuvugwa kuri Badrama. Uyu akaba ari Badrama nyiri The Man, ariko we inkuru iri kumuvugwaho ni inkuru itari nziza cyane, yuko ngo urukiko rwo muri Amerika rwategetse ko Badrama asohorwa mu nzu yakodeshaga kuko atishyura nyirayo. Rero harimo haribazwa se muri no minsi ubundi ni gute umukire nk'uyu nka Badrama uzwi cyane wenda wahoze abarizwa mu itsinda cyangwa se muri label ya The Man, akaba ari nawe nyiri label noneho w'umukire tuzi twemera twese mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nka kapo mukuru, abasha kuba yasohorwa mu nzu mu rwego rwo kuvuga ngo yabuze ubwishyu. Se ni ubushake bw'uko wenda we yashatse kuba yahemana na nyiri inzu, cyangwa se we nuko byibuza wenda atabashije kuba yabona ubushobozi bwo kuba yayishyura. Rero nawe ni ibintu biri kwibazwa, ariko cyane yuko ubu ngubu tuvugana urukiko rwo muri Amerika rwo rwategetse ko Badrama asohorwa mu nzu kubera ko atabashije kwishyura ubukode bw'inzu abamo cyangwa se akodesha. Rero another update ni update ziri kuvuga kuri King James, aho King James
yashyize hanze indirimbo nshya yise Ndagushaka, yakoranye na Mutima, we bita Mutima nk'impano y'abakundana kuri Saint Valentin. So rero akaba ari indirimbo yageneye abakundana kuri uno munsi wa Saint Valentin, cyane ko ari umunsi ngo wa Saint Valentin, kandi nifuriza Saint Valentin nziza mwebwe muyiziza cyangwa se mwebwe mufite naho muyizizanya, avuga ngo Happy Valentine Day Rwanda. So rero another update ni update nanone twaza gusanga ku muhanzi wita Kidumu Kibido, aho nawe afite igitaramo. Ubu ngubu navuga ngo wowe namuyoboke ibiganiro babigeze kure, aho barimo barategura igitaramo kizabera muri BK Arena, aho azaba ari igitaramo Kidumu Kibido yagarutsemo cyane kubera ko kizaba kivanzemo na gakondo cyangwa se umuziki ushingiye ku muco uwo bita traditional music. So rero navuga ngo ni ikintu cyiza cyane kuba byibuza Kidumu Kibido nko muri agent yakongera ko yakakirwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akagaruka kuba yakora ama performance menshi cyane agiye atandukanye, kubera ko ni yawemye ko yagaragariza abanyarwanda ko ari umuhanzi ukuze kandi ugikunzwe cyane, kubera ko tubona ibyo akorera ku rubyiniro ukavuga se imyaka afite n'ibyo akora, ubundi ibi bintu ntabwo bibaho. So rero ni ibintu byiza cyane kandi twishimiye kuba tugiye kongera gutaramirwa n'umurigenti nka Kidumu Kibido, aho nawe ari umupapa cyangwa se ari umurigenti dufata cyane nk'icyitegererezo muri ino industry ya East Africa ndetse no muri Afurika muri rusange. So rero navuga ngo nizo update nari ngufitiye, ariko dukomeza kwibaza se ubundi nka Bad Drama byagakwiye ko byibuza hagakomye kuhasohoka results zivugwa yuko Bad Drama yananiwe kwishyura inzu. Na imagine nyine kumva umukire nka nyiri The Man wahoze yarafashe ba Marina agafata ba Jay Polly, rest in peace Jay Polly legend and the hip hop in Rwanda. So rero navuga ngo n'umuntu nyine byibuza dufata nk'icyitegererezo mu bakire mu bijyanye no gushora imari mu miziki, ndetse n'umuntu nyine ubona ko afite agatubutse, ariko ubu ngubu arimo aravugwa yuko arimo arasohorwa mu nzu kubera ko yabuze ubwishyu. Ese icyo kintu wowe ubona cyaba cyaraturutse kuki? Kubera ko ntituramenya icyabiteye. Ese ni mu buryo bwo kuba yarakennye akabura amafaranga, cyangwa se ni mu buryo bwo kuba adashaka kuyishyura, abenda ari ibindi bibazo afitanye byihariye we na nyine inzu ku buryo byatuma atamwishyura? Ese biba birimo biraterwa n'iki? So rero kuba Bruce Melody wowe uri kumva ko yagiye muri nomination kuba yajya guhanganira igihembo cy'umuhanzi w'umwaka muri East Africa, wowe urabyumva ute cyangwa se wowe urabifata ute? Murambwira hasi muri comment umbwire se Bruce Melody umuha amahirwe angana ute kuba yazagitwara? Ese ubona ari nk'iyo ndirimbo yiwe yazatuma byibuza ikompenenga n'iya Diamond cyangwa se n'uwo bita Ben, aho ngo akaba ari umuhanzi w'umunyakenya wahoze muri Satisoro? So rero nizo update nayo mfitiye nyewe ni Sky menyewe, reka tuze kubona muri update z'utaha. Ni ya Pablo Papito Pacino Makanda Integrate Scope Pisto, it's your back and sharp boy, the Bogan boy. I know the Shino Devone the It's your shop, DJ Sky Move.